Turabasuhuje inshuti bakunzi ba Gapongosho TV, ngira ngo nkuko muri kubibona muri screen zanyu muraza kubonamo ibintu bijyanye na KYC, ariko mukabona ko nyine bitifashe neza cyangwa se KYC yabaye rejected, nyine ukabona ntabwo ari ibintu bimeze neza twese twakifuje hano mu mushinga wa Pi Network, by'umwihariko aba pioneers ba Pi Network. Hano rero ngufitiye ano makuru kugira ngo mwitondere ibi bintu, ngira ngo kandi nguhe n'igisubizo cyuko ibi ngibi byamaze kuba byagenda, impamvu KYC ya Pi Network ishobora kwanga, icyo ugomba kwirinda se cyangwa se wakora iki hano byagenze gutya. Abakunzi ba Gapongosho TV rero uyu munsi ndashaka kuganira namwe ku kintu gikomeye cyane kuri Pi Network, ariko abantu benshi bakagifata nk'akantu cyangwa se bakasa nk'abagisuzugura, kumbe ni ikintu, ntabwo ari akantu, ni KYC. Rero hari abantu benshi bamaze iminsi bacukura Pi guhera wenda nka 2020, 2021 ucukura Pi, 2022, 2023, 2024 cyangwa se n'uwatangiye uyu mwaka 2025. Benshi rero bamaze iminsi bacukura Pi bafite icyizere kinini cy'ejo hazaza, ngira ngo Pi, umuntu utunze ifaranga rya Pi Network afite icyizere ko azaba umukire, afite icyizere ko afite ubutunzi buhambaye, ariko bagatangazwa no kubona KYC yabo yangiwe cyangwa se bayikoze ikanga. Nk'uko mubibona rero muri iyo foto, umuntu ashobora gusanga handitse ngo KYC rejected, liveness check failed cyangwa se incorrect data. None se ibingibi bivuze iki kandi n'iki twakwirinda? Nimba uri gukurikira Gapongosho TV ukaba ukurikirana analysis ndetse ukunda analysis zivuga ku mafaranga koranabuhanga, cryptocurrencies n'uburyo tuyibika dukoresheje mudasobwa na telefone ndetse na internet gusa, ntucikwe no gukora subscribe hano kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro bivuga kuri ayo mafaranga ya crypto n'uburyo tuyibikaho for free ku buntu. Reka rero tugende, numara gukora subscribe ubundi ukore like, ibintu bigende neza, ubuteye inkunga Gapongosho TV kugira ngo YouTube ijye ikora recommendation y'ibi biganiro. No kuvuga ngo liveness check, aha niho benshi bagwa cyangwa se bacikira intege. Liveness check niyo video cyangwa se amafoto wafashe Pi igamije kureba niba uri umuntu nyakuri, atari ifoto wakoresheje. Ushobora gukora amanya ugakoresha ifoto ukayikoresha muri liveness check, urumva ko bakubwiye ngo turn left, turn right, move your head down, move your head up, ntabwo wabishobora ari ifoto. Rero bakora KYC kugira ngo ibyo byose babicekinge, barebe nimba uri umuntu nyawe, nimba utari robo video cyangwa se nimba utakoresheje video z'abandi muri gukora KYC, kandi ko ari wowe nyirizina rya konti. Ese izina rya konti ni wowe nyine koko? Birahura, bareba kwiranga muntu, bakareba isura neza, bakareba n'amazina, bakareba nimba bihura. Uri mu mwijima rero, iyo uri mu mwijima wakoze nyine nta rumuri ruhari, wenda ukayikora nijoro ukabona nyine ifoto ntabwo iri kugaragara, kamera iri blurry, itari kugaragara neza, irimo ibintu by'ibicu nyine, wambaye rinete zifuka amaso, uri kwinyeganyeza cyane, ugomba kuba uri stable. Nimba bakubwiye ngo hindukira left, hindukira right, larama, move your head up, move your head down, ibyo byose ukabikora ariko ureba muri kamera, cyangwa se internet yawe itari kugenda inyaruka, nyine iri kugenda gakeya. System rero ishobora kwanga KYC yawe nubwo waba ufite ibyangombwa byiza byuzuye, ufite irangamuntu, mbega ibyangombwa byawe byuzuye, ariko ibyo byose bishobora kukugonga. Hari mu gihe uri gufatira ifoto mu mwijima, kamera iri blurry, wambaye rinete, uri kwinyeganyeza cyane, cyangwa se na internet yawe itariho neza, ibi ngibi nibyo bishobora gutuma liveness check yanga, nk'uko ku iyo screen yawe uri kubibona ko uwo muntu abantu benshi biri kwanga. Kora liveness check rero, aha uyikorera ahantu hari urumuri ruhagije, ufashe telefone neza itari gutitira, ureba muri kamera neza, nta muntu uri hafi yawe ku buryo agaragara muri kamera, ndetse kandi na internet yawe ihagaze neza, iri stable.
incorrect data cyangwa se amakuru atajyanye n'ukuri. Iyi ni impamvu cyangwa se ikomeye cyane ishobora gutuma liveness check yawe iba failed. Hari abantu rero bandika amazina atandukanye n'ari kuri ID cyangwa se ari kwiranga muntu, passport na perime. Ngira ngo iyo uhitamo ushobora guhitamo ID, ushobora guhitamo passport, ushobora no guhitamo perime, ariko ugakoresha amazina atari yo tandukanye n'ari ku iyo ID. Rero urumva ko ntabwo bari byo, bakibeshya ku itariki y'amavuko ugasanga ntabwo bihuye n'ibiri ku irangamuntu, bagakoresha indangamuntu ya mugenzi we. Hari n'abakora ayo manyanga nyine bakoze za multi accounts, kandi murabizi ko Pi Network ino AI nta mikino igira, iri gukora fast track KYC. Ngira ngo muri no kubibonaho kuri screen nyine ni ya fast track KYC yatangiye gukoreshwa kugira ngo KYC zihutishwe. Pi Network rero ntabwo ikina n'ibi ngibi, uri kuyiha muntu ngo y'undi muntu, uri kuyiha amazina adahuye nayo kwiranga muntu, uri kuyiha itariki y'amavuko bidahuye n'ibyo kuri ID washyizeho. Ibyo ngibyo rero izina ryo kuri Pi, izina ryo kuri ID niryo zina uri gukoresha mu buzima busanzwe, biba bihuye, biba bingana neza 100%. Iyo bidahuye rero KYC irangwa nk'ifite amakosa. Niyo mpamvu rero hari n'igihe bagushyira muri tentative KYC, nabyo ndabigarukaho. KYC rero si ugutsindwa cyangwa se ahubwo ni isomo uba ubikuyemo. Icy'ingenzi rero abakunzi ba Pi Network cyangwa se abakunzi ba Gapongosho TV mugomba kumenya ni iki mugomba kumenya cyangwa se mugomba kumva hano kuri Gapongosho TV. KYC nimba yanze ntabwo ari iherezo yuko utakaje ibintu byose. Mbabwire ko natanye mbabwira ngo ni umuntu wese ufite Pi Network aba afite icyizere cy'ejo hazaza ko azaba umukire. Rero kuba KYC yanze gukunda nyine yabaye failed, wabonye ibyo ngibyo ntabwo agomba gucika intege, ahubwo ni isomo. Uburyo bwo kwikosora burahari, ndetse ni ikimenyetso cy'uko Pi Network ishaka network ifite abantu nyakuri bizerwa kandi nyine bubahiriza amategeko. Ni ukuvuga ngo rero nimba KYC yanze, ibi ngibi ntabwo ari ikibazo kiremereye cyane. Nibyo rero bituma Pi igenda yemerwa n'amabanki n'inzego z'amategeko nyine ku isi hose. Ngira ngo ibyo ngibyo Pi Network icyo ngicyo yaragikemuye. Ubutumwa rero bukomeye ku bapioneers nshaka kubabwira, ibi mbikuye ku mutima, nta marangamutima, reka da. Ni ukuvuga ngo KYC nimba ugiye kuyikora wibyihutisha ngo upanike, oya itonde. Numara kwitonda urebe ko internet yawe ihagaze neza. Numara kureba ko internet yawe ihagaze neza, ufate ka ID kawe ugashyire pembeni aho ngaho. Niba kagusaba ugafotore neza, ugafotorere ku rumuri rumeze neza. Nujya kwifata selfie ubanze ujya ahantu, ubanze usuzume urumuri rwaho, urebe nimba uri kugaragara neza nyine muri kamera. Nguvuga ngo ntuyikorane amarangamutima menshi wapanitse, ndetse ntukayikore nk'uri gukina, kuko ubu ngubu ni ubutunzi buhambaye uba uri gukiniraho bugera mu mamiliyari. KYC ni urufunguzo rero rw'ejo hazaza ha Pi Network cyangwa se ha Pi yawe, h'igiceri cya Pi yawe kiri kuri balance kikazagera kuri mainnet nyuma yuko KYC yawe imaze kwemezwa. Abakunzi ba Gapongosho TV rero, iyo foto muri kubona cyangwa se iyo foto twabonye ntigamije kubatera ubwoba, ahubwo igamije kubamenyesha ndetse no kubaburira nyine, kugira ngo igihe ugiye gukora KYC yawe ndetse hariya ni robo noneho rikuverifiya, uyikore neza, kuko irobo ryo nta mikino rigira, ntabwo rigenekereza. Uyikore neza, uyikore rimwe, uyikore igende. Haranira kuyikora rimwe, uyikora igende, kuko nuyikora inshuro nyinshi byanga nibwo usanga bagushyize muri tentative KYC. Kuko Pi Network rero ntabwo ari project yo gutega imitego ngo urayibeshye, oya. Pi Network yo ni blockchain yubatse neza, ifite uburyo bwa KYC buhambaye. Ari nayo mpamvu nyine baba bavuga ko izemerwa n'amabanki n'ibigo by'imari, bikatangira bikayikoresha, bigashyiramo liquidity yabo
muri payi kuko bayashyira mu madolari. Ni ekosisitemu rero iri kubakwa n'abantu nyakuri, ntabwo ari amarobo. Niyo mpamvu iyi KYC uba ugomba kuyikora wayitondeye cyane cyane, ariko wayishyizeho umutima, ibyo nkubwiye hejuru nyine. Ndabakunda, dusubire abantu bari gukora KYC ibingibi mubigendereho, biraza kubafasha. Ciao ciao.